Ndabasuhuje amahoro y'Imana abane namwe bakunzi bambana nayo TV, amazina akaba ari mbana nayo Fisi. Tukaba rero tuje muri iki kiganiro tugira ngo tugaruke ku makuru ari kugenda avugwa hirya no hino ku isi. Rero ndabasuhuje aho muherereye hose mu mpande enye z'iki gihugu cy'u Rwanda turimo ndetse n'abari hanze yacyo. Amahoro y'Imana abane namwe kandi ndizera ko mumeze neza. N'abatameze neza, Imana ibafashe bakozeho ikiganza cyayo gikiza mumere neza, kuko mu isi bibaho tugira umubabaro, ariko Yesu yaravuze ngo muhumure nanesheje isi. Rero mbere yuko dukomeza n'iki kiganiro, reka dusenge. Uwiteka Mana yacu, turagushimye ko ukomeje kuturinda, atari uko turi beza cyangwa dukora ibyo gukiranuka, ahubwo ari imbabazi zawe utugirira n'urukundo rwawe. Habwa icyubahiro. Ngwino ubane natwe muri iki kiganiro kandi kizagira umumaro ku bantu bose bazacyumva, kibashe guhindura imico n'imyitwarire n'imyifatire yabo, kugira ngo barusheho kwitegura kugaruka kwawe. Byose bibeho nk'uko bishaka, nibyo twatse twizeye mu izina rya Yesu. Tugiye guhera mu isomo riboneka muri Yesaya, igice cyaho cya 24 umurongo waho wa mbere. Ndahasoma nihuta kuko ibiri muri iki gice cya Yesaya byose birimo biraba, nubwo turi bwibande cyane ku murongo wa 5. Reka rero dusome. Haranditswe ngo, dore Uwiteka arahindura isi umwirare, arayiraza, arayubika, atatanya abaturage bayo. Ibizaba kuri rubanda bizaba no ku mutambyi, ibizaba ku mugaragu bizaba no kuri shebuja, ibizaba ku muja bizaba no kuri nyirabuja, ibizaba ku muguzi bizaba no ku mutunzi, ibizaba kuguriza abandi bizaba no kugurizwa, ibizaba kuguriza inyungu bizaba no kumwishyura. Umurongo wa 3, isi izanyagwa ihinduke umwirare rwose. Ibi rwose tugenda tubibona kuko Uwiteka ari we wavuze iryo jambo, kandi icyo Imana ivuze ntago gihinduka. Ku murongo wa 4 bakomeje bavuga yuko igihugu kirarira kandi kibaye umuhonge, isi icitse intege ibaye umuhonge, abanyacyubahiro b'isi bacitse intege. Ibi rwose turi kubibona umunsi ku wundi mu bihugu bigiye bitandukanye biri hano ku isi. Ikindi ku murongo wa 5 ariko tugiye kwibanda cyane, kandi isi, ibi byose biri kuba, ibyo by'intambara, ibibazo, impfu zitunguranye, ibintu byose bibi n'amahano ari gukorwa, nta kindi kibitera nuko isi n'abayituye, abaturage bayituye nibo bari kubitera. Ku murongo wa 5 baranditse ngo, kandi isi humanijwe n'abaturage bayo kuko bishe amategeko bagahindura ibyategetswe, bakica isezerano ridakuka. Ku murongo wa 6, nicyo gituma umuvumo utsemba isi n'abayibamo bagatsindwa n'urubanza. Nicyo gitumye abaturage b'isi batwikwa hagasigara bake. Isi kuba iri kugerwaho n'ibi byose ni ukubera abaturage bayituye bakora ibyaha by'indengakamere, bakora ibyaha bikora Imana mu jisho. Niyo mpamvu rero ibi byose bitumye abaturage batuye isi batwikwa hagasigara bakeya. Iri somo ririmo ubuhanuzi bukomeye cyane kandi bugenda busohora umurongo ku murongo tubirebesha amaso. Mbanje rino somo kugira ngo riduhe gutekereza neza ku biri kubera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri California, muri Los Angeles. Hari kubera inkongi y'umuriro, ahantu hari inkongi y'umuriro iteye ubwoba, iri ku muvuduko ukomeye cyane, iri kurimbura ibintu, igatwika amazu, ikarimbura abantu n'ibintu byose. Rero ibi byose ubwo uhita ubihuza n'iri somo wowe ukurikiranye kino kiganiro, kugira ngo wumve ko ibiri kuba byose biri guterwa n'abaturage batuye iyi si. Ntago ndi bujye kwibanda cyane muri detayi ku byagiye bivugwa bari gucelebratinga abatsinze, bikarangira ngo Imana ibonye 0.
ntago ibyo ndi bubyibandeho cyane, ahubwo uhita ubihuza n'iri somo rivugwa yuko kuba ibi byose biri kuba biri guterwa n'abaturage batuye iyi si. Rero aha muri California habaye inkongi y'umuriro uteye ubwoba, ndetse kubera ko harimo umuyaga mwinshi warihutaga ku buryo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zananiwe kuzimya uwo muriro. Zakoze ibishoboka byose ngo ziwuzimye. Uyu munsi zikaba zikomeje no kwitabaza abandi, zikitabaza ibindi bihugu, nyamara nk'uko tuzi Leta Zunze Ubumwe za Amerika tuyizi nk'igihugu cyifitemo imbaraga n'ubushobozi bwo guhangana na buri kimwe cyose cyabasha kubageraho, nk'uko nabo bajya babyivugira ko bafite imbaraga, banateganyije n'igihe kizaza, dore ko tugenda tubona n'amakuru avugwa n'ibitangazamakuru hirya no hino ko batangiye no kugera ku yindi mibumbe nka Mars. Urumva ko rero bo ubwabo bafite ibintu bishobora kubasapotinga gutuma ibyo bintu byose by'umuriro bahangana nabyo, ndetse n'ibindi biza nk'ibishyitsi n'ibindi bigiye bitandukanye. Ariko kubera ko abaturage b'isi bishe isezerano, bishe amategeko, bica amasezerano, yaba amategeko y'Imana, yaba amategeko amategeko y'ibihugu, yaba amasezerano abantu bagirana hagati yabo n'abayobozi baba barahira bakavuga ati ibi rwose ninabikora nzagerweho n'ibi, nyamara bikarangira bishe ayo masezerano. Rero nicyo gituma umuvumo utsemba isi n'abaturage ubageraho, ndetse ntago ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika gusa, nubwo ahanini ariho ibi turi kuvuga byibanze, ntago ariho gusa, n'ahandi haba inkongi z'umuriro. Ariko nk'iki gihugu by'umwihariko, igihugu cyavutse mu buryo butangaje, igihugu ndetse cyane kivugwa muri Bibiliya. Niyo mpamvu ibintu biba muri iki gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika biragenda bigahita bikwira ku isi yose, bikavugwa. Muzanarebe niyo perezida agiye gutorwa w'iki gihugu, usanga nta yandi makuru, amajwi yagize byagenze gutya na gutya, ibi byose bivugwa mu bindi bihugu byose. Rero iki gihugu ni igihugu gikomeye cyane, gifite imbaraga, kandi uko turi kugenda tubibona umunsi ku wundi, ni igihugu kigenda gisohoza ubuhanuzi. Rero umuriro wakomeje gutwika ibintu, bagerageza kuzimya, nk'uko muri kubibona mubyitegereza. Bakoresha ibikoresho byabo, ndetse bakoresha n'indege. Amakuru ahari nuko n'indege bagiye bakoresha zimanura ibintu bishobora gutuma umuriro utagira imbaraga. Indege zigera kuri 2 nazo zahiye. Bakoresha rero imbaraga nyinshi, nyine bagerageza gukoresha imbaraga nyinshi kugira ngo babashe kureba uko bazimya uyu muriro. Ariko ukomeza kwihuta cyane bitewe n'uko wari ufite umuyaga uri ku muvuduko uteye ubwoba. Rero ibi byose biri kuba nta kindi, abaturage b'isi nibo nyirabayazana. Nyamara hari icyo Bibiliya yagiye ibivugaho, sinahariya gusa twasomaga muri Yesaya. Ibi ni ibimenyetso byerekana ko isi izageraho ikarimbuka, kandi tuzi neza yuko isi ntago izarimbuzwa umwuzure nk'ibyabaye mu gihe cyo kwa Nowa ngo imvura igwe iyirimbure, ahubwo isi izarimbuzwa umuriro. Rero ibi byabaye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika biri mu bimenyetso byagiye bivugwa na Bibiliya, nk'uko tumaze kubisoma yuko isi izatwikwa n'abaturage bayo hagasigara bakeya. Rero kiriya ni ikimenyetso gikomeye cy'uko isi izagurumana, ahubwo umuntu ufite amaso yo kwitegereza nareba ibimenyetso, bundi arusheho kwitegura no kwiboneza. Turusheho kwitegura no kwiboneza kugira ngo umunsi byabaye tuzabe twiteguye. Niyo mpamvu muri Matayo gice cya 24 ku murongo waho wa 33 banditse ngo nuko namwe nimubona ibyo byose
muzamenye yuko ari hafi kandi ageze ku rugi. Uwo nta wundi ni Yesu Kristo uzaba ugeze hafi. Niyo mpamvu rero ibi byose biriho tugenda tubona biri kuba byose Bibiliya iba yarabivuze, ndetse si na Bibiliya gusa. Kubemera ibitabo by'umwuka w'ubuhanuzi, hari igitabo cy'itorero ry'Abadiventiste munsi wa karindwi, igitabo cyanditswe na Madamu Ellen G. White. Ellen G. White rero hari ibyo yavuze kuri ibi bintu. Yanditse amagambo aboneka mu gitabo cya Message to Young People ku ipaje yaho ya 90. Yanditse amagambo avuga ngo hazaduka inkongi z'imiriro zitunguranye ku buryo nta mbaraga za kimuntu zishobora kuzizimya. Hazaduka inkongi z'imiriro zitandukanye ku buryo nta mbaraga za kimuntu zishobora kuzizimya. Amazu y'akataraboneka yo ku isi azahanagurwaho no kugurumana kw'inkongi z'umuriro. Ibi byanditswe na Ellen G. White. Abivuga rero agendeye ku byo yabonaga. Rero niyo mpamvu ibi byose birimo birasohora. Mu rwa kabiri rwa Petero igice cya 3 ku murongo waho wa 10 banditsemo amagambo avuga ngo ariko umunsi w'umwami wacu uzaza nk'umujura, ubwo ijuru rizavaho hakabaho n'umuriro ukomeye, maze ibyishingira ibyo byose biremeshwa bikayengeshwa no gushya cyane, isi n'imirimo iyirimo bigashirira. Nuko ubwo ibyo byose biyenga bityo, yemwe uko dukwiriye kuba abantu bera kandi twubaha Imana mu ngeso zacu, twebwe abategereza tugatebutsa umunsi w'Imana uzatuma ijuru rigurumana rikayenga, kandi ibyishingiro ibyo byose biremeshwa bigashongeshwa no gushya cyane. Rero ibi byose birimo biraba, byose birerekeza ku buhanuzi butwereka yuko iyi si izarimbuzwa umuriro. Kiriya ni ikimenyetso gikomeye cyane, ndetse n'ibindi bigenda biba hirya no hino. Turi mu gihe cya nyuma, turi mu ntangiriro z'umwaka w'ibihumbi 2025, ariko uyu mwaka ibi ni bitwereka ko uzabamo ibintu bikomeye. Icyo dusabwa ni ukwitegura kandi tukaba maso. Rero tugana ku musozo, hari ibindi byagiye bibaho ku bantu bagiye bishyira hejuru y'Imana, nk'ibyabereye hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ntago ndibuse nkaho mbivuga muri detaye y'uburyo bakoze ibirori bari kwishimira ibyo bagezeho, ndetse bari guhemba abasitari, kuko aha hantu habereye inkongi y'umuriro. Hari icyicaro cya Hollywood ni iki cyicaro cya Hollywood ni ahantu hakinirwa amafilime agiye atandukanye, kandi ayo mafilime si na meza. N'ubundi ni amafilime nayo asohoza ubuhanuzi, agenda agaragaza ibintu bitari byiza, agenda asohoza ubuhanuzi. Ibyo rero ntago ndi bubivugeho ku magambo yagiye havugirwa na pourcentage bagiye babona bikarangira. Imana yaremye isi n'ijuru n'inyanja n'ibirimo byose bikarangira ibonye zeru. Ntago ndi bubivugeho, ahubwo ibyo turabihuza n'uburyo uku kwishyira hejuru kw'abantu ariko gutumye bagerwaho n'ibi byago, ndetse n'iyi nkongi y'umuriro ikomeje gukwira ahantu hose, ku buryo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifite igihombo gikomeye cyane. Rero niyo mpamvu iyo wishyize hejuru ucishwa bugufi. Niyo mpamvu rero umuntu aba adakwiriye kwishyira hejuru, kubera ko ibi byose nk'uko Bibiliya yabivuze mu rwa mbere rwa Yohana igice cyaho cya 2 umurongo wa 12, kandi isi irashirana no kwifuza kwayo, ariko ukora ibyo Imana ishaka azahoraho iteka. Ni ibimenyetso biri kutwereka aho igihe kigeze, bitwereka ko Yesu agiye kuza ndetse ageze ku rugi, nk'uko twabisomye muri Matayo
igice cya 24. Rero tusa naho tugana kuri uyu musozo, uko kwishyira hejuru bari bafite aho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'igihugu cy'igihangange, igihugu gikomeye cyane kiberamo ibintu bigakwira mu isi yose, ndetse isi ikirirwa ibivugaho, ibitangazamakuru byose bikabivugaho. Ibyo byose ni ibimenyetso bitwereka ko Yesu agiye kuza. Ndetse si naho gusa, buri muntu wese wishyira hejuru acishwa bugufi, Imana ikamwereka ko ariyo ikwiriye gushyirwa hejuru, kandi koko niko biri. Kuko na Nebukadinezari yashatse kwishyira hejuru, aravuga ngo ngiyi Babuloni yanjye niyubakiye. Imana imwereka yuko nta bubasha afite, ari umuntu uhumeka umwuka wo mu mazuru uvamo agahinduka itaka, agahinduka ubutaka nk'uko yakuwe mu butaka. Rero umuntu ntacyo ari cyo, uko yakwiyemera kose, ingaruka zimugeraho, amagambo agashira ivuga, kwa kuvuga kuko afite umwuka atijwe n'iyo Mana ari gusuzugura, bikamugiraho ingaruka. Niyo mpamvu byarangiye Nebukadinezari agiye kurisha imyaka 7 yose mu ishyamba abana n'inyamaswa. Niyo mpamvu rero ibi bintu hari ikintu bikwiriye kutwigisha. Yaba inkuru nyinshi ziri kugenda zicicikana n'uyu munsi zikivugwaho ku binyamakuru bitandukanye, ibi bintu byabereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika biratwereka yuko dukwiriye kwitegura, tukamenya yuko Yesu ageze hafi, isi bidatinze izarimbuzwa umuriro. Icyo dusabwa ni ukwitegura. Ikindi ko tutagomba kwishyira hejuru y'Imana, ahubwo dukwiriye guca bugufi kugira ngo turusheho kwitegura. Dukwiriye guca bugufi, Imana ikaba ari ishyirwa hejuru, ahubwo y'ubwayo nk'uko Bibiliya bivuga ngo uwishyira hejuru azacishwa bugufi, ariko uwicisha bugufi wese azashyirwa hejuru. Ibi rero bikwiriye kutwigisha guca bugufi. Ikindi bikwiriye kutwigisha nuko nta mbaraga n'izi na nkeya umuntu afite zo kugira ngo ibintu Imana yakoze umuntu abe yabirwanya ngo abibashe. Ibyo mbivugiye iki? Nuko iki gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gifite imbaraga nyinshi zo kuba cyazimya iyi nkongi y'umuriro, gikoresheje indege, gikoresheje abahanga gifite, bakaba bazimya uyu muriro. Ariko bitewe n'umuyaga wari uri muri uyu muriro, warihutaga ku birometero byinshi cyane, bitewe n'uwo muyaga byatumye bananirwa. Uyu munsi bari kwitabaza izindi mbaraga z'ibindi bihugu, ariko niyo mpamvu niba igihano kigeze ku bantu, umuntu ntacyo yakora kugira ngo abihagarike. Umuntu nyine agerwaho n'ingaruka z'ibyo yakoze byo kwishyira hejuru. Niyo mpamvu rero nta kintu n'iki na kimwe umuntu yakora ngo agihindure igihe Imana itanze igihano. Ushobora gutekereza ngo iki cyaba ari igihano Imana ihannye Leta Zunze Ubumwe za Amerika bitewe no kwishyira hejuru n'ibi bintu byagiye bivugwa bigiye bitandukanye, bishyira hejuru y'Imana. Byose nk'uko twabibonye birashoboka, kuko isi ihumanijwe n'abaturage bayo. Niyo mpamvu bagomba kugerwaho n'ibihano bitandukanye, nk'uko Sodomu na Gomora bagezweho n'ingaruka zivuye mu mirimo yabo mibi bakoze, bakarimbuzwa umuriro, hagatwikwa, hagakongoka bitewe n'ubutinganyi. Kandi uyu munsi ibyo byose bireze, kandi uko byeze niko bihera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikwira mu bindi bihugu. Rero ibyo byose bikwiriye kutubera isomo dukwiriye kwigira mwaho ngaho. Turabashimiye rero kuba mwafashe umwanya mugakurikirana kino kiganiro cyerekana ibimenyetso bigiye bitandukanye biri kuba, nyamara bikwiriye kutubera isomo n'uburyo dukwiriye kwitegura. Ndabashimiye rero, mwari kumwe na Mbana Nayo Fils. Icyo usabwa wowe gusa nta kindi ni ugukanda subscribe, ugasharinga iyi video kugira ngo abantu barusheho kumenya aho ibimenyetso bigeze nuko bakwiriye kwitegura. Ndabashimiye. Ibiganiro byacu ntakagaruka nk'ibisanzwe, naho ubutaha.